yayandi torero si yayandi we amazi si yayandi abagabo mubimenye si yayandi ababyeyi mubimenye si yayandi urubyiruko mubimenye si yayandi amazi si yayandi Heni wila ela zola alangola sema shebari gane hotarima gukizwa nabi bitera umwako ariko gukizwa neza bihesha ubugingo edi benibo abaririmba bavuga ko bakunda Imana heni witalilas Hereblasia enekota mandiko ya zonema Imana ishimwe turi imbere y'Imana kandi dutinze imbere y'Imana abera bazata umujyana tayi itorero rita abakije heriplefo lasima umugore wese amenye kari itorero umugore asobanuye itorero henimandiko tila umugabo wese ahagaze mu cyimbo cy'Imana ngaho rero itorero rizataha uwejejwe neza uwakowe inkwano yitwa amaraso wazataha uza agaciro k'umusaraba wazataha Imana ishimwe abagabo bazataha abagore bazataha itorero rizataha urubyiruko Hereblasia ngo n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga kandi muri uko gufasha azataha Imana ishimwe haleluya umurinzi menyeshwe igihe murinzi menyeshwe igihe nebola silagayi helawe dale salema menango sarimango rekota heni witandoma hediwis amazi si yayandi amazi si se kugwe ruhande ntagira ureba kuri mugenzi we Yesu uri wese Yesu niba uri no kudoda inkweto ni wezwe niba uri no gucuruza ubugari ni wezwe niba uri kuzunguza n'amafi ni wezwe niba uri no gucuruza ubunyobwa ni wezwe niko data ategetse noneho ni itegeko kandi nyuma y'itegeko nta kindi kintu kiza kirengaho Imana itugirire neza uya umenye ibyo bimenyetso ubimenye kandi byaremwe uko bingana byiteze impano Imana ituganze cyane ibibazo bigoye cyo ngaho nimugwize dore umukiza araje nimwibuke munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba nimuhindura umwami uri bene se bose bimuha icyubahiro haleluya niyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara iyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane nkuko mubona kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana uraho neza muraho neza Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe birumvikana bya bihe amen ibihe ndabyumva mumeze neza tumeze neza imyaka myinshi dushimiye Imana ko twongeye kubonana tutishwe n'ibyaha cyangwa na Satani ataratwibye amen Imana ihabwe icyubahiro Imana ishimwe mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu reka ngusabe kugira ngo ubanze utwibwire numara kutwibwira usenge Imana ndabasuhuje mwebwe mwese mudukurikirana ku macano atandukanye ni mama Evangeliste Mukaribiya Pasikazi umwana w'Imana guturuka mu itorero rya Pentecote mu Rwanda hanyuma ndi umukristo mfite umutware n'abana Imana iduhana umugisha amen ni umukristo kandi aremanga akabivuga ashize amanga avuga ko afite umutware ndetse n'abana abantu benshi ntibakunda kubivuga ariko muririmbye yaravuze ngo nta soni mfite uretse z'ibyaha n'ukuri turakwakiriye murakoze cyane karibu nisenge data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti wowe urahera hahera
kandi uri mu ijuru ryera. Twebwe turi mu isi twambaye imibiri ipfa, Kristo we wambaye kudapfa iteka. Turagushimiye kugira neza kwawe kwinshi, turagushimiye imbaraga n'imbabazi, ubuntu n'ibambe utugirira. Nukuri nibyo bituma tudashiraho, tugakomera tugakomeza abandi, kuko ibyo dukomeranye n'ibyo twavomye muri Kristo nyakubahwa, ubura bw'Imana. Haleluya. Turagushimiye kuko waduhamagaye kandi ukadukura kure aharenga. Mu mpande enye z'ubuzima bwacu tuguhaye icyubahiro, mu mpande enye z'igihugu n'isi n'itorero tuguhaye icyubahiro. Nushimwe kutwemereye kukuvuga. Nari mvuze ngo usuke umugisha mwinshi mu gihugu cyacu, mu itorero ryacu. Nari mvuze ngo usuke umugisha mwinshi kubakiriye agakiza nonaha. Nari mvuze ngo usuke umugisha mwinshi kubafite ibibazo bitandukanye bakeneye imbabazi, kuko wavuze amagambo meza. Uravuga ngo kandi abarushye n'abaremerewe mwese nimuze musange ndabaruhura. Nari mvuze ngo abantu nibagubwe neza, abantu nibagira amahoro, Yesu akurikirana abantu, Yesu areba abantu, ijisho ry'Imana ridutindeho, maboko y'Imana dufate, umutima w'Imana haleluya udukurikirane, kandi ubwiza bw'Imana bubaha ahantu, ubwiza bw'Imana bubaha ahantu. Nari mvuze ngo amahoro ya Yesu abe kuri aya macano yakiriye ubu butumwa. Nari mvuze ngo uburinzi bw'Imana bukurikirana umuntu wese wakiriye ijambo ryawe. Urakoze urakarama. Mbaje mu mazina atatu, iry'Imana Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen, amen. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Ya ndanezerewe by'umwihariko nkanjye uhagaze imbere yanyu mvuga Imana Data mu bwami bwayo bwera. Nishimiye kubana n'abantu bose bakunda ubwami bw'Imana. Mbazaniye ubutumwa, kandi ubu butumwa ni ubutumwa bwiza bw'Imana ikunda abantu bayo, kandi mbuhagurukirijwe mbubwira nti itorero umuntu wese wizeye Yesu akamwakira nk'umwami n'umukiza atega amatwi, kuko ushobora kuba ari umuburo wa nyuma Imana itanze kugira ngo abantu bezwe, abantu bakizwe, abantu bave mu byaha. Mbere ya byose nari mvuze ngo amahoro ya Yesu abane namwe mwese abari ku mpera z'isi, ikusi n'ikasikasi. Imana ishimwe amajyepfo n'amajyaruguru y'isi yose, iburasirazuba n'iburengerazuba bw'isi yose, kubumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Imana y'amahoro ibane namwe. Mpagurukanye ubutumwa cyangwa se uyu muburo utangijwe n'indirimbo ya 385 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Imana iragira ngo umenye umurinzi icyaje kuvugana nawe. Twemeranywe turirimbane iki gice cya mbere ndetse n'icya kabiri n'icya gatatu n'icya kane, ubundi ntangire ubutumwa. Imana ishimwe. Reka mfashe umwana w'Imana twazanye amfashe kuzamura mu ijwi kugira ngo mbashe kuhashyikira nanjye. Imana ishimwe. Wemenyesha igihe iwacu se ni muhero, atijoro ryijimye cyane buracyaha nyuma. Ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Murwanyi w'icyo mbwira nawe ansubiza yitonze ati
urugamba ruzashira guma mu ntambara ntubabare wireke imirimo yawe tuzabo n'ibihembo byiza kwa Yetabaruka ndacyabana tuzabo n'ibihembo byiza nidutabaruka ndacyabaza ibyaremwe byose bisubiza bijya biti isi yaciza gushira hazindihoraho umenye haleluya ibyo bimenyetso torero ibyo bimenyetso byose Mana ishimwe twishime mu mitima yacu kuko imuhira iwacu ni mu ijuru duhumure tuzaruhuka torero nidutabaruka Imana ishimwe haleluya tuzabana ibyago bizashiraho nituza buraya mahoro kwa Yesu mwijuru nituzaburayo mahoro kwa Yesu mwijuru haliwilas henatila landema siwa pefani kota katika jina la Yesu shatiwe ni masila la talasi enimi nawe sale delas bingolasila nemo fariga shematila ta heziwinga sila andrere marigod hashimwe Yesu mwijuru ntituzabura amahoro mwijuru ntituzabura ibyishimo mwijuru ntituzabura umunezero habera ntibazaburayo welasima na krenifo abakijijwe ntibazabura abihanye ntibazabura pelatala weni maisika mandolas urakoze Yesu ntabwo tuzabura amahoro torero ntabwo tuzabura amahoro abizera tuzataha abakijijwe tuzataha ubwami bw'Imana buri hafi ubwami bw'Imana buregereje helawe siandromi nigra hela sitana monas Imana ishimwe haleluya ntituzabura amahoro aya mahoro kwa Yesu mwijuru abera tuzataha tuvuge ngo amen itorero rizataha abakijijwe neza abasenga data mu kuri no mu mwuka badapaca badashaka indamu batironkera ibyisi alewansema abo bazataha hari pifo ijuru rizajyamo abeshejwe neza ijuru rizatahamo abihanye ibyaha ijuru rizatahamo abakiriye Yesu nk'umwana n'umukiza ariko igihe kirageze ibabwira ngo welcome y'Imana iraje kandi welcome y'Imana irahari kuvuga kukunda Imana yakubwira ati ngwino ukabihakana ati no hedibinifo
muri yaravuze ngo ningera ku nkombe yarwo ruzi uzame gutinyuka amazi maremare y'urupfu aminifo amazi maremare y'urupfu n'upfu uzajya he n'upfa de lasi uzajya he ko wakoze ibyo abantu basi ariko iby'Imana izi irakubaza ngo n'upfu uzajya he yego Imana icyambere Imana yarantumye ati ni mwezwe kandi buri wese ku ruhande rwe akureho icyatuma abura ubugingo umunsi mubi wageze lebone balela sewa Uwiteka ati dore Imana iraje Imana iraje Imana iraje Imana iraje mwihane muve mu byaha Imana iraje uwo ni Uwiteka uvuganye n'umuntu wese uri mu itorero akaba yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ndetse n'undi wese witegura kumwakira mwihane kuko Imana ishe Uwiteka arabwira itorero umuntu wese uku kwezi kwa kane n'ukwezi kwa gatanu musenge kandi dore umwijima urakubye mwihane mwihane dore abamedi baturutse kure kandi ni mwezwe kandi ni mwihane niko Uwiteka avuze la belasema le boda lelasema igodi nukwezwa kandi uko kwezwa buri wese ni yezwe kandi ni yezwe kandi ni yezwe buri wese ni yezwe umusinzi umusambanyi yewe kuvuga kukunda Imana ukayihakanisha ururimi ntabwo isoko iterabinifo ntabwo itiyo rishobora kurekura amazi meza n'amabi icyarimwe ntabwo bishoboka Imana itugirire neza kandi twiteho ituzenguruke Imana ishimwe haleluya haleluya Imana ishimwe muririmbyi wa 375 ngo habaye umunsi wishimwa mu ijuru iki ni igihe umugeni atashye ntabwo iri shimwe ryaba mu ijuru gutyo gusa ngo habaye umunsi wishimwa mu ijuru Yesu yitangwa ngo agere mu isi aza kubyagwa n'umwari utunganye wera uturana n'ababi natwa babi Imana yemera guturana nawe uri mubi ariko iravuze ngo ni wezwe niko Imana ivuze gatanu Imana iravugana n'umuntu wese wumva uru rurimi ndi kuvugamo ngo ni yezwe uri Tanzania ni yezwe uri mu gihugu cy'Ubujumbura yezwe uri mu Buganda ni yezwe Mozambique Zambia Zimbabwe Malawi Werefola Siadra uri Canada Amerika n'Uburayi Imana iravuze ngo ni mweza haleluya Hanimilas ibongasema shetame fola enema amazi si yayandi ego ni bili wirigando henemandi stika murinde aravuga ngo tugiye iwacu mu ijuru ni mwezwe abantu baratashye bajye mu ijuru kuko imiruho ni myinshi kandi imibabaro ni myinshi kandi Imana data na Yesu n'umwuka wera dutubana inaha Yesu yadusigiye hari brefo ari gutunganya umugeni ni mwezwe rero dore Imana irashyitse ikenyeye kandi yiteye kandi ntawe kuyisubiza inyuma dore ije ari umuriro torero Imana iraje ije ari umuriro hanyuma iyo umuriro uje ubasha gutwika iyo umuriro uje ubasha no gukura umuntu aho yarari habi ukamugira mwiza ukamutunganya ubundi umuriro ujya utunganya umuntu akabamo umuntu muzima kandi umuntu ushyitse Yesu aravuze ngo dore umwijima urakubye kandi niwe mucyo muhunga umwijima w'Imana yemwe ni muhunge umwijima w'Imana niko Yesu avuze ni muhunga umwijima w'Imana niko Yesu avuze dore Imana ije gukora icyo yagambiriye gukora torero ni mu defala sirigre ngo kandi mwiboneze torero mwiboneze ni mwiboneze ne bilance nema data aravuze ngo muri aya mezi abiri kwezi kwa kane n'ukwa gatanu ni mwezwe kuko arashaka ko abantu bezwa abantu bubaka ingo bejejwe abantu bavuga ubutumwa bejejwe
abantu basengera abarwayi bejejwe, abantu barya ibijumba bejejwe, abantu basoroma imishogoro yo mu kwa kane bejejwe, abantu barya ibitonore bejejwe. Habini folasima, abagore ni bezwe, idilibo la sinigre, kandi ni mwezwe, kandi ni tweze. Torero niko Imana ivuze ngo kandi musenge mwiboneze, kandi dore umugeni arejejwe, dore Imana iraje si amagambo, dore Imana yashyitse. Yemwe torero mube maso, buri wese muri mwe ku ruhande rwe yisuzume, buri wese yisuzume, buri wese yisuzume. Muririmbyi aravuze ngo ni hehe abizera bagiye kujya, niko Imana ibaza. Ni hehe abizera bagiye kujya mu isi nta mahoro, ibibi nta n'ahantu mwabihungira. Lebrasi nebrayi, ibibi ntahari hanikota uretse kwa Yesu. Umuntu udahungiye kwa Yesu ibibi ni byinshi, mwijima urakubye, ni mwezwe. Kuko Imana shaka gukora ikintu gisha mu mitima, kandi igakora ikintu gisha kugira ngo isohoze amasezerano yabayinambyeho. Ni mwezwe, ijisho ryawe ryezwe, ugutwi kwawe ibyo kumva kwezwe, ururimi rwawe rwezwe. Indirimbo yo kuririmba ubwami bw'Imana yahindujwe kuririmba umuntu. Hedima la dinasila hena wigande sala blostifo. Imana iravuze ngo ni mwezwe. Hetita, dore intebe y'imbabazi Imana yihagurutseho, nyiri jambo yayivuyeho, none aje kureba urusaku ahora yumva mu matwi ye. Henipila serigra henibreresiya. Imana iravuze ngo abari iburengerazuba mwezwe, abari mu majyepfo mwezwe, abari mu majyaruguru ni mwezwe, abari iburasirazuba, abari mu mujyi wa Kigali, itorero muri rusange. Imana iravuze ngo ni mwezwe. Ni kuwiteka yabantumyeho, niko Yesu avuze ngo ni mwezwe. Heriblas heribonefo, bagabo 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 mwezwe, bagore 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 mwezwe. Yemwe 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 mutwite mwe abonsa n'abatarabona urubyaro mwezwe, abafite ababyeyi, imfubyi n'abapfakazi n'abapfakare ni mwezwe. Niko Imana ivuze. Kabinifo haridraisika helasi nimanda hayidikone mandi kota. Imana ishimwe. Kandi aho wirirwa, aho ukorera mu kazi Imana yaguhaye, aho urara, naho uri kunyura mu muhanda ni wezwe. Niko Imana ivuze. Torero ni mwumve. Heriblasiya, Imana ivuze ngo nazanye ibyorezo ntimwumva, nzana ibitandukanye ntimwumva. Ati none haraje n'ibindi, kandi muzashobora gusenga, muzashobora gusenga, muzashobora kwiyiriza, muzashobora kuvuga ngo data twigishe guca bugufi. Imana iravuze ngo ni mwezwe. Dore ibiciro birazamuwe ku isoko, kandi mwezwe. Muhabwe imbaraga zo kurya bike kandi mugahaga. Niko Imana ivuze. Iravuze ngo yarabagaburiye, none musigaye murobanura kuko mwahaze. Ngo irangije ngitumye marayika imwohereje gusuzuma, arangije igisubizo yamuhaye ni icy'amapuberi yuzuye ibyo mwasigaje bitumwaho n'isazi. None ngo nje kubishyuza ibyo byose mwariye, mwarangiza mukabimena muri puberi. Yesu aravuze ngo ni mwezwe. Yesu Kristo. Imana iti ngo nimutege amatwi, kandi buri wese. Imana ati ngaho nimuyitegure, kuko ije kureba byose, kuko mwayihamagaje amarira. Dore benshi barabivanze, abandi bitwara uko batagombaga kwitwara. None mwenabo ndaje mbasuzumire ikibazo bafite. Abantu bitwaye uko batakagombye kwitwara, abandi nabo musuka amarira. Nyir'umurimo araje kusuzuma, arebe uko mwitwaye kariko mukitwara. Arebe ngo muvuga ko mukunda Yesu, mukamuvuga muhagaze ku gatuti imbere, umuntu wanyu w'imbere
yambaye ibikoti bishaje, umuntu wanyu w'imbere yambaye ubushwambagara, ngo kandi burya iyo ijuru ryohereje marayika gutanga raporo, riba rije kureba umuntu w'imbere wavuze ubutumwa, riba rije kureba umuntu w'imbere wahanuye, riba rije kureba umuntu w'imbere wasenze, wanasengeye abarwayi, riba rije kureba umuntu w'imbere wakomeje abandi. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Reka badusomere ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 13 umurongo waho wa 30. Badusomere mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 13:30. Matayo igice cya 13 umurongo wa 30. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Matayo 13 umurongo wa 30. waho wa 30. Mureke bikurane byombi. Genda gake. Ngo mureke bikurane ngo byombi. Bigeze igihe cyo gusarura. Bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti. Mwisarura Imana igiye kubwira abasaruzi nti. Mubanze muteranye urukungu. Mubanze muteranye urukungu. Mu ruhambire imitwaro rutwikwe. Mu ruhambire imitwaro rutwikwe. Maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye ndi Uwiteka. Aravuze ngo urukungu mu ruhambire, maze amasaka yo nibirangira ahunikwe mu kigega cy'Imana. Mu yandi magambo, Imana yiyegereje abantu bose bayikoreye neza, abantu bose bayivuze nabi, abantu bose babeshyeye Imana, bahambiranijwe nk'uko urukungu baruhambiranije nikivuze. Hanyuma amasaka yashyize mu gituza cyayo. Imana itugirire neza. Amen. Imana irabamenyesha ko ubwami ari bubiri, ubwami bwo mu isi n'ubwami bwo mu ijuru. Hari abari bize no kubwira abantu ubwami bwo mu isi no kubasobanurira neza uburyo ki umuntu ashobora kuba ari mu isi akesikoroka. Hari abari bize no kubwira abantu ubwami bwo mu isi, uburyo umuntu ashobora kuba mu isi akesikoroka, agakira, akagwiza byose, itunga akarigira. Hari n'abari bize babwira abantu ubwami bw'ijuru ko ari bwo bukwiye gushakwa, ibindi ari iby'inyongera. Imana rero ivuze iki? Iravuze ngo umuntu wese uri muri bize ari kubwira abantu ubwami bw'ijuru ko ari bwo bukwiye gushakwa, uwo muntu Imana ije kumugororera, kandi uwo muntu Imana imutinzeho cyane. Hanyuma Imana ije kureba abantu bari gukorera mu bwami bw'isi, bari bize no kubwira abantu ko bakwesikoroka bakabaho. Abo nabo Imana ije kubareba neza, kandi abo ngabo umujinya w'Imana ni mwinshi, umujinya w'Imana ni mwinshi. Niyo mpamvu Uwiteka yavuze ngo ni mwezwe kandi ni mwihane kandi ni mwiboneze. Uri bize mu biki? Niko Imana ikubaza. Uri bize mu biki? Yesu yarababwiye ati hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. None abantu benshi iby'ubwami bw'Imana birabagushije kubera ababibyi babi, bakabiba imbuto z'urukungu nkana. Ubwami bw'Imana, Mana yarambwiye ngo mbabwire ngo iki ni atansiyo. Ubwami bw'Imana bwabihiye abantu kubera ababibyi babi, babibye urukungu nkana. Abo ngabo Imana irababwira ngo ni mwezwe, kuko aya mahirwe ni aya nyuma yo kubabwira ngo ni mwezwe. Dore iby'Imana yahinduye rero, yambwiye kubabwira.
Imana yabereye abantu uko bayifashe. Abantu babeshye Imana barangije barayigomera kandi barakomeza barasenga. Bayibera babi kandi barakomeza barasenga, baranabwiriza, bararirimba. Barabeshya, barayibeshyera kandi barakomeza bigisha inyigisho z'agakiza n'ubwami. Bariba, barakomeza barigisha. Imana rero ivuze ngo iravuze ngo mbabereye uko mwabishatse. Abantu bararogana mu nsengero, barakomeza barigisha. Bamwe bajya gucishiriza abandi, barakomeza barigisha. Abandi bacirira imbaraga z'umwijima, bazikoresha ibitangaza. Imana irakomeza irareba, irangije iricecekera. Dore icyo Imana yahinduyemo rero dosiye. Dore dosiye Imana yahinduyemo kandi yanahinduyemo kandi ikomeje guhindura. Imana yambwiye ngo iki? Imana yahinduye dosiye kubera umuntu wese uko ayizera, uko ayibeshye. Ntabwo Imana ikiri kuza ibwira umuntu ngo mu rusengero ngo wowe uri kumbeshya, ngize uri ku gatuti, ize uri guhanura ngo ubundi ngivuge ngo wowe uri kumbeshya. Oya, oya, oya. Kubera abahanuzi Satani yarabanje irabacecekesha kugira batazavuga ibiri kubera iki mu nsengero biteye isoni n'agahinda. Niyo mpamvu Imana vuganye n'itorero ngo ni mwezwe, kuko igihe cyo kwezwa ngiki kirasohoye. None Imana nayo yahinduye dosiye. Umuntu azajya yibeshya ari umuririmbyi, narangiza imuta amazi yatwaye inda, ari gukuramo inda, bimuviramo kanseri, ajya mu bitaro, itorero ryose rimenye icyo uwo muntu yazize. Imana idufashe. Umuntu azajya yibeshya ari umupasiteri, arimo arabeshya akorana n'izindi mbaraga. Imana izajya imutamaza umunsi umwe, imukoze isoni, imuhururiza itangazamakuru ryose, bajya bamushinza ibimenyetso byose imaze kubigwiza. Imana itugirire neza cyane. Imana yavuze ngo rero aho kugira ngo uzashinzwe ibimenyetso bigwiriye ni wezwe. Umuntu azajya yibeshya, imubesha umugisha, imubwira ko imutabaye imbere y'abantu, ko ikinguye amarembo ye, imubwire ko ibyo yasengeraga byose ibisubije. Nirangiza ihamagara abantu, imukoze isoni imbere yabo, kubera bijyana bisa n'ibihwanye n'ibyo yayikoreye imbere yayo. Zaburi ya 50 ngo ibyo urabikora nkakwihorera, kagira ngo mpwanye nawe, nzabishyira imbere. Imana ije kubera cyangwa se ibereye abantu uko bayifata. Umuntu uyizera by'ukuri ije kumubera iyo kwizerwa. Umuntu uyikorera by'ukuri ije gusohoza ibyo yavuganye nawe. Uyitegereje agahagarara bugufi bwayo, agahagarara bugufi bwayo, ahantu bakominikana bagahana amakuru, izamuhera amakuru ku gihe kandi ntizamubeshya. Imana ishimwe. Amen. Kandi isubiremo, iravuze ngo uyitegereje agahagarara bugufi bwayo, ahantu bagirana kominikasiyo n'ijuru, bagahana amakuru, izajya imuhera amakuru ku gihe ntizamubeshya. Ngo ariko umuntu wese uzi ko ari gukora abeshya, akavuga ayibeshyera, yarangiza akambara umwambaro wanditseho ko akunda Imana, ariko umutima we nta niyirimo, nawe izaza imbere y'abantu imubwira ko imukunda, ariko mu bikorwa mu gikari azasabiriza, ntawe uzamutabara, azabaho mu kurira, azabesha Imana ko ayikunda, nayo ishyiremo
nayo ishyire mu bikorwa ibimukoze isoni imbere y'abantu bigaragaza ko nta mana iri mu buzima bwe. Imana idutabara. Dore isi iraza kuducira urubanza ko mutabwije abantu b'Imana ukuri. Umuntu naba ari umurozi yirirwa abesha mu nzu y'Imana, ese Imana izamuha umugisha? Umuntu naba ari umusambanyi yirirwa abesha mu nzu y'Imana, Imana izamuha umugisha? Umuntu ni umusinzi kandi ni umudiyakoni mu rusengero kandi ni umubwirizabutumwa kandi ategereje ngo Imana yavuganye nawe. Umuntu ni umunyamagambo abeshyera abandi, ni ukwirirwa asenya ingo z'abantu ngo kandi abitse ibitabo by'amasezerano. Nta masezerano Imana yasize muri ibyo bitabo, nta yahari. Imana ije gusohoza bene ibyo. Rero umujinya w'Imana uje muri abo bantu kandi ibihembo bikwiranye n'ibyo bakora igiye kubivana mu tubati ibishyira imbere isi imenye abantu abari bo. Imana ije gutamaza abantu no kubakoza isoni, niko yavuze. Kandi ije no kubahisha abantu babaye inkoramutima zayo, bakayinambaho, bakayibera inshuti nyashuti. Imana itugirire neza. Imana ije kubahisha, Imana ije kubahisha abantu babaye inkoramutima zayo, bakayinambaho, bakayibera inshuti nyashuti. Imana ishimwe. Ngubwo butumwa Imana yampaye kubabwira torero ry'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, mbabwire ngo iyakaremye n'iyikamena, ariko ubwo ariyo yihagurukiye. Si amagambo buri wese yimenye mu ruhande rwe, buri wese mu itorero aba uwejeje. Umuririmbyi mu itorero nashaka aba uwejeje. Wararirimbaga urangije ubivamo kandi uririmbana ibizira, wezwe igihe niki, mwiboneze igihe niki. Ubwami bw'Imana buraje kandi mwabesha ubwami, mwabesha ubwami, mwibesha mwebwe. Ubwami bwo ntibuhinduka, intebe yabwo ntuhinduka, si y'abantu, ahubwo ubwami bwo buje kureba mu itorero ikibazo cyose mwandikiye Imana uko kimeze, ije kugisuzumisha ubundi bwami. Imana iraje, Yesu araje, marayika araje, ba Mikayeli baraje, ba Daniyeli, bose bazumva aya makuru, bamenye ko Imana yaje mu isi ikavugana n'abantu bayo ururimi bumva. Umuntu wese wuzuye umwuka wera ni Yesu. Umuntu wese wigeze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, n'uwiteguye kumwakira ni Yesu. Misiyo ni ukwezwa, ntabwo ari ugushaka ibiryo, ntabwo ari ukujya gucuruza ngo uzane menshi. Imana yavuze ngo uhere mu nzira wezwa, urinde ugera aho utaha uryama wezwa, kuko Imana ije kandi ikenyeye. Imana ibaha umugisha. Hahirwa uwumva aya magambo akayakomeza agahindurwa nayo, uwo nguwo ntabwo azamaramara. Imana ishimwe.